Tugire ku munsi wa 21 wa shampiyona y'umupira w'amaguru mu Rwanda izakomeza ku munsi w'ejo. Umwe mu mikino yitezwe cyane harimo umukino uzahuza ikipe ya Rayon Sport na Espoir Football Club ndetse n'umukino wa Rutsiro na Bugesera Football Club. Ariko kandi muri babiri barimo barahatanira igikombe cya shampiyona, ikipe ya Kiyovu Sport ikomeje imyiteguro n'imyitozo bakora saa 6 n'igice z'amanywa kuko aribwo bazakina n'ikipe ya Etincelle ku cyumweru. Twaganirije umutoza hari ingingo Francis Christian atubwira imyiteguro iko hagaze mu ruhande rw'ikipe ya Kiyovu Sport. Match zose ni nka finale, rero ni match turiko twitegura natwe n'imbaraga, turazwa di match tatu dushyiramo imbaraga zose zishoboka kugira turabe yuko tuzotahana amanota 3. Ramirez ni tuzobura Ramirez kuko yagize edeshirire kuri komyitozo yo kwa kabiri, ariko abandi bose barahari. Ubu turiko turabategura turabe yuko badushika kuri match bameze neza. Uravye mu match tumaze gukina saa 6 na match yatugoye cyane, na match novuga yuko tutashoboye kwitwara mu neza cyane nkuko twe twabishaka. Novuga yuko n'umukinyi ugoranye kwera amasaha n'ibyo kuko urabona ko aya masaha turagerageza kuyamenyera, ariko urabona yuko bitoroshe, ariko tuzokina mu makondisi amwe twese. Nibaza yuko tuzogira imbaraga tugakora ibishoboka tugatwara intsinzi. N'umukinyi ubona ko n'umukinyi afite nziza, n'umukinyi novuga afite technique nziza kuri impression ziwe za mbere twabonye kuri entraînement, ariko n'umukinyi ubona yuko yaramaze igihe adakina. Novuga yuko fizike yiwe ariyo tugiye kwitaho cyane kugira ashobore kuza anganya imbaraga n'abandi, hama tugerageze rero kumemperika muri collectif, no kuvuga kugira ashobore guhuza umukino n'abandi. Rero uravye kuri nani ya mbere, kuri entraînement ya mbere agiranye n'abandi, ni entraînement abaye nziza, kandi urabona yuko n'umukinyi azodufasha uravye kuri vitesse afise, kuri qualité z'umupira ku makarite yiwe afise. Yes, imikino tuzafata umwanya kuyirambura neza ku munsi w'ejo umwe ku wundi, ariko ntibyabura ko twiganira ku ikipe ya Kiyovu Sport irimo irarwana no kwegukana igikombe cya shampiyona, kuko ibona ubu ngubu inganya amanota na APR, amanota 48 kuri 48, ariko APR ikaba ibarusha ibitego bitatu yizigamye. Mu byo yizigamye ifite 18, Kiyovu Sport yizigamye 15, harimo difference y'ibitego bitatu. Kiyovu Sport iracyafite inyota kuko Regan mu kanya twumvaga interview ya coach hari ingingo agaruka ku musore bita Kasongo Benjamin, n'umwe mu basore b'abarundi bakomeye cyane ngo bizeye ko azabafasha mu ruhande rw'ubusatirizi. Kiyovu Sport inyota ifite yo kurinda kongeramo abakinnyi ku munsi wa 20 wa shampiyona, urumva badafite objectif ndende zirambuye irameninga kabisa, ibintu biri serious. Urebye uburyo irimo kwitwara yaba ku isoko kwa renforcer zone yabo d'attaque muri iki gihe, ni ikintu kiza cyane mu by'ukuri. Tubyibuke yuko nubwo Kiyovu iri gutsinda mu by'ukuri abasore ba Mugenzi, abasore nk'aba Okwi ba Abedi by'umwihariko ukina hagati na Okwi usa n'uca ku ruhande ariko asatira, niyo bari gutsinda. So yari keneye nimero 9 typique, kuko uwo baguze yitwa Vuvu Pacher wari wanavuzwe cyane ko azabafasha bitagenze neza. So nekereza yuko kuza kumubona muri no mikino 10 ya nyuma, yes, ntabwo navuga ngo twahita dutangira kwizera bihambaye kubera yuko ntabwo twamubonye bihambaye, ariko uko aganirwa, uko avugwa, abavandimwe bahari i Burundi bakubwira yuko uyu Murundi mu by'ukuri ibijyanye n'umupira ngo arawuzi cyane. Yasinye amasezerano y'imyaka 2, akaba ari umukinnyi i Burundi bavuga yuko ari umwe mu bakinnyi beza cyane kuko ashoboye gutwara ibikombe n'ikipe ya Aigle Noir, ndetse umwaka ushize bakaba barabashe no kuba bitwara neza cyane mu by'ukuri. Hanyuma anakeneye na Rukinzo yitwara neza cyane, nubwo yaje kugeramo imvune, ariko yagize imvune afite ibitego 6 kandi mu mikino ine, kandi ni nawe top scorer nyine aho byari byiza icyo gihe. Ubwo rero birumvikana ko mu by'ukuri nyuma yo gufata igihe akivuza akabanza akiyitaho, birasa naho uyu musore ashobora kuza kongera karenasa kariyeri neza mu ikipe ya Kiyovu Sport. Aje asanga abandi barundi b'abahanga barimo umusore Pichu umuhanga cyane, mediateur uteye ubwoba,
umusore nka Coutinho akunda kwita Miss Bizimana, Abedi we niwe most valuable player muri no shampiyona. Sinzi nge n'urubanza numva nashinga nkanaruburana. Abedi bigira imana ni na Fomi rwose n'umukinnyi mwiza w'iyi saison ni muri shampiyona. na murumuna wa Kasongo. Ni murumuna we. niwe mutoya. Abedi ni mutoya. So uko bigaragara rero mu by'ukuri nta gushidikanya Kiyovu ikibazo mfite wenda ni ukumenya uburyo abo bantu batanu izajya ikora rotation choice ya batanu, kuko ni batanu gusa bemerewe kuza kuri fede match y'abanyamahanga, ariko gusa ntibaba bagize abarundi bane bari basanga mu batatu. Kasongo araza aba umurundi wa kane harimo Abedi, hanyuma bakagira Mutiaba na Owi bakagira batandatu. abo n'umwana kuri fede match hari igihe bazajya bicaza nka Coutinho mu gihe Ramirez ameze neza, noneho bakajyaho batanu. Mu gihe rutayizamu na Mutiaba hari match wamusigere ga, hari match wasiga Mutiaba, hari match uyu Kasongo yasigara kubera ko n'ubundi hari ingingo Francis Christian yasobanuye ko atarajya mu bihe iracyari umuntu uvuye mu mvune ya. Ikigaragara rero Kiyovu turakomeza gushima uyu mugabo witwa Mvukiye Juvenal kubera ikintu kimwe. Abantu bakunda gushinja isangazamakuru ko rireba ibibi gusa, ariko hari n'ibintu biri positive byo gushima. At least kugera ku munsi wa 20 ikipe ya Kiyovu ihanganye na APR ku mwanya wa mbere, si ibintu abantu batekerezaga shampiyona igitangira, kubera ko twari dufite cya kintu kivuga ngo Kiyovu ni kwa kundi ngo itangira ikabya byageramo hagati ikarekura. Kugeza ubu ntirarekura. Icyo nicyo gushima. Icya kabiri nuko mu kwigora kugaragara muri covid nta mafaranga hari, uyu mugabo yarwanye payroll iremereye akabasha kuihemba, hanyuma agashyiraho n'amaprime. Yaje ari umugabo mininga business, urebye amadeals agenda akora, sponsorship deals akora, yaba ari izi company ibambika icuruza ibinyobwa, iri no muri business y'amateleviziyo abantu barayizi, yaba ari ibijyana n'abo bantu aho ikipe icumbika badirinze by'amahoteli n'ibindi agenda akora kugira ikipe y'ubucuruzi kugira ngo abantu bagome shares. Hari ibitekerezo bishya yazanye muri uno mupira, hari imbaraga yazanye, kandi ikindi tumushimira gikomeye cyane, ntabwo yazanye abanyamahanga bibwiza murongo, yagiye kubita mu cyicu akazana wa mukinnyi ukora difference. Wa mukinnyi rero kavuga ati wa munyamahanga wamubeshye no bita Vuvu Pinochi Pache nawe ari kwisubona yuko ahise atekereza aravuga ati ishaka undi mwataka w'umunyamahanga. Burya Vuvu nondi wijigo mu nagafite urugingo runini, uriya ni Coutinho uriya Coutinho. Ikigaragara mu by'ukuri Coutinho yatangiye kugaruka we ameze neza. So ikigaragara mu by'ukuri hari akazi keza gakozwe n'uyu mugabo. Benshi mu bantu bakunda umupira wo mu Rwanda rwose bakurikira baravuga bati nyuma y'imyaka myinshi abafana ba APR banyumve neza n'abare, nyuma y'imyaka myinshi rero na APR abana bavuga ati bibaye byiza Kiyovu ikagitwara. Inyungu zirimo nuko abantu baba babonye noneho indi ndyo itari APR bimaze kurambirana. Bamwe baravuga bati hanyuzemo Kiyovu byatuma umwaka utaha uburyo wakukoreye izaza yakaniye, APR yakaniye ko yaba yakirase niyo Kiyovu yaziri hejuru cyane moraruma, byatuma itwara igikombe kuko nicyo kintu nyine kinaryosha zira shampiyona z'Ubwongereza, nuko bitaba ikipe imwe, donc ntiziri predictable. Ntabwo itangira uzi ngo niyi ufite nkenye uzi ngo izi ni farashe nyeze zasigana. So ntekereza ko Kiyovu mu by'ukuri ibintu biri gukora vraiment courage, reka turebe ko bizasubira ariko bakoze neza kugeza kuri liga ni kuri Kiyovu, nuko ni ekipe nziza n'uyu mukinnyi bazanye umurundi hari icyo azongeraho. Gusa ku bafana benshi cyane ba Kiyovu nubwo bakuye amanota 3 i Musanze, nyaboneka abafana ba Kiyovu aho muri Etincelle ni ekipe nayo yakaniye, irabizi neza yuko nayo iri ku mwanya 11 byanze bikunda ishobora kuba yamanuka. Ni Kiyovu abafana bayo abo muganira naho ukajya kumva ngo baratwiba izo mantaro ngo n'ubundi mentalite, bakavuga ati ibyo bintu APR barishakishiriza turanganya amanota gutya ibyo bintu mubiveho, mwebwe mumve ko ikipe mufite ikomeye nk'uwo mukuru turayigarukaho. Uko ndavuga ati wewe rutayizamu wayo Opoku, nimba hari match ngomba gukina nishaka nzapfe mu buzima bwanjye ni APR, namwe mutangiye message ku bakinyi banyu mukuzana ibintu ngo baratwibanga ibiki ngo ujya bigomba gukora niba ushaka gutwara igikombe, kuko ibyo uvuga muri shampiyona bibaho, niyo realite ntago bibura rwose. Gusa ibintu by'umupira ni ibintu binagoye, ntiwabiregera ngo banyibyo kuko ari ntavari biragoye nyine.
n'ubu na Paris Saint-Germain yatsinzwe ariko yarekanamaga ngo Donnarumma akoreye ikosa utwo tuntu nitubora kandi APR ruta Kiyovu kuba rero yagira avantage runaka zirenze za Kiyovu kuri arbitrage ibyo byo nubwo tuvuga ngo ubutabera ngo kuringaniza iki Rayon na APR zigiriza avantage kuko zifite fan base nini kuko naho mu basifuze naho habarimo abazifana iko niko kuri ndabivuze nanabisubiramo niko bite na Real ibaza Bayern ni ibintu bisanzwe umuntu ukuru neza abanyarwanda ko bafana APR na Rayon cyane wabigenzuye ariko hari ikintu gishoboka ari nyekipe ikomeye ku buryo n'uwo musifuzi atabona n'ahantu ahuwa no mu ifire kubita umuntu umumena ku buryo atahaguruka ngo anabone n'ijambo kuri iyi sigaye ipakira bine izi kipe z'i Kigali za AS Kigali izi za polisi ukite iheje APR amaruje zatake zihabye zikubitisha karita nk'uko Man City yaje kempoza mu Bwongereza by force nk'uko Chelsea yaje kempoza by force hahandi kwita umuntu akabona naho yakora erega burya reka nkubwire nujya kwiba agira hahera ntabwo uzakira igitego mu izamu ngo cyangwa ari cyo umuntu aterekamo igitego ukumva wagiserebura kandi uri umusifuzi ukavuga ati nanjye ntabwo kandi waje wanaguteguye reka twiganire ku ikipe y'igihugu y'u Rwanda Amavubi ku munsi w'ejo hari ibaruwa yasohotse ya Federasiyo y'umupira w'amaguru mu Rwanda yibwira umutoza Mashami Vincent yuko batazamwongerera amasezerano ndetse akaba yemerewe no kwishakira akandi kazi mu kiganiro n'itangazamakuru ku munsi w'ejo ubwo hasinywaga amasezerano hagati ya Federasiyo y'umupira w'amaguru mu Rwanda ndetse na Federasiyo Sport Scolaire agamije guteza imbere umupira w'amaguru bahereye mu bakiri bato umuyobozi nako perezida wa Federasiyo y'umupira w'amaguru mu Rwanda itangazamakuru yanamubajije impamvu bahisemo guhagarika amasezerano ya Mashami Vincent ndetse anasubiza ku cyerekeranye n'umutoza mushya batekereza azaza ryari azaba arinde reka twumve iki interview ubundi tugaruke mu kanya ku bijyanye n'umutoza w'ikipe y'igihugu nayo impamvu utashimbashije ni ikibazo cyumvikana kigomba no kubazwa kandi kigasobanuka kuko nta mutoza w'igihugu uyu munsi uwo twari dufite dushima cyane yakoze byinshi ntabwo amasezerano yarangiye mu minsi yashize muzi ko amasezerano barimo impamvu ebyiri nta ruhande na rumwe rwifuje kuyongera ngira ngo nta biganiro byo kuyongera bigeze bibaho nk'ugisha amakuru mfite ubwo bisobanura ko dushaka undi mutoza turimo turamushaka rero nabwo mu bihe bya vuba nk'uko nababwiye ku bijyanye na directeur technique no ku by'umutoza nabyo ni vuba cyane ngira ngo byose ntabwo twaba turi abanyamafuti kugeza aho twumva tugomba kugira ikipe y'igihugu itagira umutoza cyangwa se kugira igihugu kitagira umutoza w'ikipe y'igihugu ako nako ntawe dufite twasinyishije uyu munsi ngira ngo umuntu yakaba yababwira iyo biza kuba bihari ariko ibiganiro byaza kwihuta. uwo ni perezida wa Federasiyo y'umupira w'amaguru mu Rwanda Mugabo Olivier avuga ko uko byagenda uko ariko kose bagomba gushaka umutoza w'ikipe y'igihugu ndetse bagashaka na directeur technique national kugira ngo ikipe yongere ishyire gahunda mu buryo. Ese kuki Mashami Vincent atongera amasezerano? Byose bishingiye ku musaruro nkene yatanze mu ikipe y'igihugu ubwo imyaka 3 yose yaramaze n'igice ari umutoza w'ikipe y'igihugu y'u Rwanda Amavubi. Umusaruro we no uwuhe? Mashami Vincent yakinnye imikino 35 atsindamo imikino 9 anganya imikino 13 atsindwa imikino 13 amanota yose hamwe yasaruye mu manota 105 na manota 40 yonyine birumvikana ko ari hafi kimwe cya gatatu kirengaho gatoya. Amavubi kandi yabonye inota rimwe mu rukumbi mu mikino 6 yakiniye mu itsinda R y'ijondora rya kabiri ryo gushaka itike y'igikombe cy'isi kizabera muri Qatar uyu mwaka aho yari kumwe na Mali, Kenya na Uganda. Mashami kandi yananiwe guhesha Amavubi itike yo gukina igikombe cy'Afrika cya 2021 cyabereye muri Cameroon nubwo yatsinze umukino umwe wa Mozambique ndetse akanganya n'iki gihugu cyakiriye imikino ya nyuma ya CAN ya 2021. Ku murongo wa telefone dufite umusesenguzi ni coach Hassan. Waramutse neza cyane coach Muhire Hassan. Ngaramutse neza. Sura na Rigari arakumva neza cyane Joseph. Coach narindi ndasubiramo umusaruro w'umutoza Mashami Vincent amanota 40% yakiniye wari umusaruro uyu musaruro nyine nawe washingiyeho kugira ngo ku munsi w'ejo bamutangarize ko ata gikomejanyije n'ikipe y'igihugu y'u Rwanda Amavubi. Ese
mu ruhande rw'ubusesenguzi mu mboni zanyu mubona ari izihe mpinduka zikwiriye gukorwa mu ikipe y'igihugu Rwanda Amavubi kugira ngo atangire kuba Amavubi akina ariko agamije kubona intsinzi no guha ibyishimo abanyarwanda? urakoze kwivugira. Icyo ni ikibazo mu by'ukuri kitasubizwa mu ijambo rimwe. Ni ikibazo kiri complex, ni ikibazo cy'urusobe. Nabanza nkavugira gute nkakubaza ese Radio Rwanda ifite iminara mu gihugu hose, ariko se kubera ko ifite iminara, kubera ko ifite igera ku bantu bose, umunyamakuru wari wese yakwicaraho akavuga amakuru cyangwa se agatanga ibiganiro kuri Radio Rwanda? Oya. Ni ukuvuga ngo hari standard runaka isabwa kugira ngo ukore itangazamakuru ku gitangazamakuru cy'igihugu cyitwa RBA. Yego cyane. Hari standard usabwa uba ufite. Icya kabiri, ese umunyamakuru uje niwe ugena content uko izajya itangwa, niwe ugena editorial line niwe uyitanga cyangwa ni ikigo kiyishyiraho? Ikigo kiba cyarayishyizeho na vision na mission. Yego. Aho rero ndashaka ko tugera hehe? Yes. Ko tugera ahangaha bivuze ngo ntabwo tugomba gutunga umutoza w'ikipe y'igihugu just for the sake yuko ikipe igomba kugira umutoza. Hari standard runaka isabwa. Yego. Ariko nanone umutoza si uzaza kugena ngo uyu munsi tugiye kubera ko ari umwongereza agiye gukinisha British game, kubera ko ari umudage aje kudukinisha German style, kuko tuzanye umuportuguese agiye kudukinisha Portugal style, kuko tuzanye umunyanigeria. Byanze bikunze twebwe tukeneye umukozi ni kimwe, ariko nitwe tumugenera umurongo mugari akoreramo. Icyo ni kimwe. Ese umurongo uhari? Nicyo kwibazwa. Ntawo uhari. Icyo ni kimwe. Ese nubango uretse azatugenera ibyo ashaka. Uyu munsi nitugira umudage azadukinisha iby'abadage, rero nitugira umwongereza adukinisha gutya. Bango ntago dufite umurongo runaka twifuzamo icyerekezo cy'umupira wacu, twifuza ko umwanya w'umunyarwanda akina muri ubu buryo nta gihari. Ese ninde wakabaye agishyiraho? Federasiyo. Ese federasiyo iragishyiraho gute? Ni ukuvuga ngo hagomba kuba hari direction technique itanga iyo vision technique y'ukuntu umupira w'amaguru mu Rwanda ugomba kuba umeze. Coach Hassan mukanya twashyiragamo interview ya president wa federation, anahamya ko bagiye gushaka directeur technique national. Reka turacyari kumwe, mbaze Regane, turi kumwe muri studio. Habanze umutoza, habanze directeur technique. Ese directeur technique arahabwa igihe kingana gute kugira ngo abe ari we uzagena umutoza bakwiriye gukinisha? Icyo gihe kirahari uhereye mu kwezi kwa gatatu, kwa gatandatu u Rwanda rwitabira amarushanwa atandukanye. Guhayaringa ntabwo ari process yatwara igihe kinini, ahubwo ni ukumenya ngo uha akazi afite ubushobozi bwabyo. Nicyo kigoye, kuko isi y'umupira ntabwo yihishe. Abatoza b'abahanga barazwi, barahari, bashobora no kuboneka ku giciro u Rwanda rwakwifuza kuba rwatanga. Ntabwo turibuze kwihanika ngo tuvuge ngo tukeneye Rivere nari wenda usaba 100,000. Urwego rwacu nyine rw'uko duhemba abatoza rurazwi. Hakushobora kubona umutoza mwiza. Yes. Hakushobora kubona umutoza mwiza ku 20,000, ku 15,000. Nta mafaranga nyine n'ibihugu nka za Gambia bifite abatoza beza, we yanifuje gutoza u Rwanda wamubona kuri ayo mafaranga. So icyo nshaka kuvuga ni iki rero, bombi barakenewe. Bibaye byiza bose baboneka vuba na bwangu, by'umwihariko ariko technical director kubera ko wenda ashobora gufasha muri iyo process yo guharinga umutoza, ariko bikaba bisa naho turi gusa n'abasiganwa n'igihe. Ntekereza yuko isoko ryashyirwa hanze, cyangwa se u Rwanda rwo rukana contact abantu bidasabye yuko wenda bavuga ngo badepoje, cyangwa bakagura n'amasezerano y'umwe mu batoza bandi beza. Hari ibigo bifite abatoza ushobora gusesa amasezerano ukayagura, ukishyura, ukazana umutoza ukeneye. Noneho
bakamakinga ashobora gusa ko bikozwe n'abantu babizobereyemo b'abahanga kitaza gusubira mu makosa nk'ayo twakoze. Hari ikintu twagarutseho ku munsi w'ejo kivuga ngo kwirinda yuko icyemezo cyawe kizaba questionable, ni nabyo agarutseho grand frere Hasani. Donc hari standard kameme y'umuntu uza niyo bitakunda mukaba muzi yuko mwari mwakoze choice yari ikwiye muri icyo gihe. Ntabwo ari makisiri uje nta background nta kipendi yatoje nta hantu yagize agera ngo numuterekaho natsinwa ngutegereze kuza kubwira abantu ngo arabasobanurira. Hari abatoza bagize ibyo bakora kandi badahenze bari ku rwego rwo kugira icyo bafasha. Umuzane n'ibyanga hazaba hari impamvu koko zasobanurwa zindi, ariko iyo choice ubwayo ntago abantu bazayiduta. So icyo navuga rero bombi barakenewe, ariko haza abantu nyine bakwiye kandi bikorwe vuba kubera yuko turi kwiruka dusiganwa n'iki. Coach Hasane, ibi bitumye binjyana ku kibazo cyo kwibaza ese koko uwo mutozo wari wese uri buze n'ubuhanga n'ubushobozi ari buze afite, ese arasanga abakinnyi bari ku ruhe rwego? Donc dukeneye umutoza uza ari formateur ugomba kubanza kubaka ibintu by'igihe kiramba, cyangwa dukeneye umutoza uza agafata abakinnyi dufite akongeramo abandi nawe yakwishakira ariko akaduha ibyishimo n'intsinzi ijya vuba? intsinzi ya vuba ni nacyo kintu ni wo mujyo tubamo buri gihe, ariko tukibagiza yuko umupira w'amaguru nta nzira y'ubusa mu kigira, nta shortcut kigira. Byanze bikunze hari road map, hari uburyo byanze bikunze ugomba gucamo kugira ngo ugere ku ntsinzi. Ntabwo ari ukuvuga ngo nk'uko umuntu ahaguruka agakanda kuri interrupteur akazimya amatara cyangwa akayatsa. Oya, there's a process byanze bikunze ugomba gukora kugira ngo ugere ku musaruro. Rero hari basics z'ingenzi tugomba kuba dufite. Ndashimira ko federation abayobozi bashya bariho aka kanya batarimo gushaka noneho guciya busamo, baremera guca mu nzira nyayo y'umupira. Ubu hari amasezerano yasinywe na sport scolaire, yabize ko umwana w'umunyarwanda 70% y'ubuzima bwe buri ku ishuri, 30 nubwo famille bumufite. Byanze bikunze rero kugira ngo uwo mwana umushyire mu nzira y'umupira w'amaguru ugomba kwifashisha amashuri. Ni nayo nzira iri gukoreshwa worldwide ku isi hose. Ujya hano hakurya mu baturanyi, yaba Tanzania, yaba Uganda, yaba Kenya, yaba yaba Burundi, umupira bashyira imbaraga cyane ku mashuri kuko umwana ubuzima bwe bunini cyane waba uri ku ishuri. Niyo mpamvu rero natwe byanze bikunze ntabwo twadeviya iyo realite ni ihari. Bagiye gukora ku buryo bakoresha iyo platform y'amashuri ikagiramo competition ikomeye cyane. Noneho atari bya bindi umwana ya ikigo runaka cyakinaga turi ya mbere waba uvuyemo bikaba birangiye, ahubwo bagiye gushyiraho format. Niba wenda tuvuga ari nk'ahandi Kigali amashuri bakaba bazi ko haraba akamini shampiyona ka Kicukiro, akamini shampiyona ka Nyarugenge, ka Gasabo, bakabanza bagakina wenda ku buryo umuntu asohoka muri district nibura buri mukinnyi akinnye hagati yenda y'imikino 8 n'icumi mbere yo kujya ku rundi rwego ku yindi turi kurikiyeho. Mbega ikagiba umukinnyi akagira amamatch menshi. Aho ngaho iyo platform yadufasha ni kimwe. Icya kabiri rero ibyo bibazaga ni ukuvuga ngo tugomba kubanza kwibwiza ukuri. Uyu munsi wa none turashaka amata ku kimasa, turashaka ibintu bitateguwe, turashaka kumva ko Amavubi ahita ajya muri kani, ahita akora, ariko hari n'ubundi buryo bumwe n'ubungubu. Buriya dusubiye ubwanze twanza tukareba inyuma, ese ubundi Amavubi yabigezeho gute 2004 ko twagiye muri kane? AFCON y'icyo gihe ko zari amakipe 16, uyu munsi akaba ari 28. Niba twarashoboye gukwalifyinga ku makipe 16, 28 bitunanira gute? Dusubire inyuma turebe n'iki cyakozwe icyo gihe. Icya mbere twari dufite league iri very competitive hano muri aka karere. Kuba competitive
ntabwo wabivuga gutyo mu magambo, hagomba kuba indicators zibyerekana. 9 n'umunani Rayon Sport yatwaye Sekafa iyivanye Zanzibar itsinze Murandege. yego iyo ni indicator yerekana ko niba ikipe yo mu gihugu ishobora gutwara igikombe regional muri Sekafa, iyo ni indicator. 9 Amavubi yatwaye Rwanda B yatwaye Sekafa imwe rukumbi tugira kuri national. 2001 na 2003 APR yatwaye Sekafa. yes Izo ni indicator zerekana ko twadominaga sur le plan regional. Sibyo? yego iyo ushobora kuba udominatinga mu karere urimo, ni ukuvuga ngo uba uri kandida potentiel ko wahagararira ako karere. Sibyo? birumvikana. Iyo ni fact udashobora kudojinga ngo wice ku ruhande. Uyu munsi wa none rero Sekafa hatarimo ibingibi amakipe asigaye hamwe yitabira ndakabura. Tekereza Sekafa, Yanga na Simba zitabiriye na za muri Tanzania, Uganda KCCA yamanutse na Vipers, St George ikamanuka, za Elmereke zikamanuka Sudan. Mbega ari amakipe yose bikomerezwa ahari. Mbwira amakipe yacu hano mu Rwanda ashobora even no kugera muri demi finale. Biragoye cyane. Nkurikije rero uko nkumva coach urasuggestinga yuko twaza n'umutoza ariko tukabanza tukaniha n'igihe cyo kutabeshyanya, akagira umwanya wo kongera kubaka ibiramba bifata igihe. Icyo ndi kuvuga ni iki mu ijambo rimwe. No kubanza kwemera ko hari uburyo ibintu bikorwamo. Ibyo yego hari uburyo ibintu bikorwamo, hari road map byanze bikunze hari. Nuvuga ngo ugomba kuba ufite, niba udafite aba professionnel benshi hanze, wenda uvuga uti ni western countries zira bihugu byo mu by'uburengerazuba bwa Afurika, uzi ko bo abenshi bahisemo umujyi wo kuvuga ngo dukore amakademi akomeye tujye twohereza abana i Burayi. Za Senegal nuko zikora, za Mali, za Cameroon, biriya bihugu byose byahariye bya Nigeria yaki ntabwo zifite ligue zikomeye mu gihugu. Bashyira imbaraga mu kuzamura nationale yabo ku rugero rw'150% ibiva hanze i Burayi, Amerika, Aziya na hehe. Ibyo uwo ni umujyi wa mbere. Umujyi wa kabiri, gira ligue loko ligue yawe ibiri tafu ku buryo aho ngaho ndavuga modeli ya Egypte, ekipe yabo ku rugero rwa 70% iva mu gihugu indani. Sibyo? Ndavuga za South Africa, ndavuga n'uwango ushobora kugira league ubwayi kabikomeye ku buryo iguha ubudahangarwa bwo kuba waba ufite ubushobozi bwo gukomanga muri Afurika ukavuga uti mu 24 league yanjye yanyinjizamo. Ubwo ni uburyo bwa kabiri. Bimwe muri ubwo buryo ugomba kuba buhari. Niyo mpamvu usubiye inyuma, mwibutsa ko twari dufite shampiyona yari ikomeye cyane muri aka karere, aho umugande mwiza yabarizwaga hano, umutanzania mwiza yabarizwaga aha, umukongomani mwiza wo muri aka karere, za Uvira, za Butembo, za Bukavu, za Goma yabarizwaga. Ubu twakwibaza ko ubwo umubare w'abanyamahanga biyongereye hano muri shampiyona yo mu Rwanda, ni shampiyona y'umwaka twemera ko isa nkaho ikomeye cyangwa se ikanyakanya byatangiye kuza. Icyo ndi kukubwira nicyo nshaka ko tubanza twumvikana, ni uburyo bubiri bwo kugira ikipe y'igihugu ikomeye. Yes, no kugira ligue ikomeye, no kugira ligue ikomeye cyangwa se gukora ku buryo uselinga product nyinshi zijya hanze mu zindi ligue zikomeye. Ni bumwe muri bo. Ni nkuko iyi nkifite amezi ntabwo expecting ikintu kirenze kimwe muri bibiri. Iyo itabaye inyana iba kimasa. Yes, reka kuvuga ngo rero ugomba gucuzinga uburyo bumwe muri bubiri. Ngiye kugira development ikomeye na ligue yishamikiyeho, cyangwa se ngiye kugira development ikomeye za product abana bakiri bato 15, 16, 17, 18 mbohereza i Burayi, mbohereza ahandi hateye imbere, noneho
ekipe nationale njye nyivana hanze uko niko biriya bihugu by'uburengerazuba bwa Afurika bwahisemo. ibyo coach asobanura birumvikana rigane nizo nzira ngo rero tugomba kugira uburyo, tugomba kugira inzira iharuye twebwe tugiye gukoramo. yes abana ibyo kwicara wumve ko ibintu byakwikora. reka tugushimire cyane coach Hassan, mugira akazi keza. murakoze. ni inzira ebyiri coach Hassan asuggestinga, kandi nta nubwo ari nawe wenyine umusportif wari wese ukurikira umupira wese n'izo nzira ebyiri zishoboka. So iri hafi ni iyihe u Rwanda rwakwifashisha kugira ngo tubone Amavubi avuguye? iyi ya nyuma nge nayikunda yo kugira ligue na development byiza. Icyiza nuko ntago byahita biza vuba, nyine ku develop urumva bisaba igihe, bisaba umwanya, bisaba gutegura, ariko byibura iyo biciyemo biguhereza igisubizo cy'igihe kirambye. So ntidukwiye rero kwicara ngo dukorere mu bintu bya short term project, kuko turi igihugu kimaze imyaka myinshi kiriho, bivuga ko dufite n'indi myaka myinshi y'uko igihugu kizabaho. Tutagendeye nyine ku bya Bibiliya n'ibindi ngo Yesu agarutse, ibyo ntabwo twabitekereza kano kanya turi kwanariza. So ntabwo rero dukwiye kubaho nk'aho turi kuberaho kino gisekuru cyacu gusa, tugomba kubaho twubakira ahazaza h'abazadukomokaho n'ibisekuruza by'ibindi by'abanyarwanda bazaba bariho, bakazavuga bati abantu babayeho mu mupira ikiragana cyo mu myaka y'2022 bashinze imisingi migari, na n'ubu ngubu tukivomamo intsinzi yacu, bikazamara imyaka n'imyaka abantu bishimira ibyo nyine abantu bakoze muri ino myaka y'iki gihe cyacu turimo. Ko hari ibintu abantu bakora akajya muri office akayivamo akagira ngo birarangiye, ariko my friend ibi bintu ni ibintu bikurikira, ibi bintu ni ibintu bigira uburemere no mu gihe kizaza. Ndaguha urugero, ntitujya tuvuga ngo icyaha ni gatozi cyane, utegereze uzabirebe mu myaka iri imbere. Gufeiringa kuri totali k'umuntu mu mirimo runaka hari igihe bigenda bigakurikira n'abazamukomokaho, ukaba umwana yashaka kwikorera ahantu akadepoza ibintu cyangwa se akaba yakwiyamamariza umwanya runaka, background ya se cyangwa ya mama ikamugonga. Ibi bintu abantu bajya bimenya, surtout no muri comportement z'abantu bajya bimenya, birasanzwe kuko abantu baravuga bati uyu muntu, hari abantu benshi ku isi ni ibintu byisubiramo bagenda beneficia ibyo ababyeyi babo bakoze. Se dutange n'ingero ubuse wowe Kenyatta ni baba ababyeyi babo barayoboye kubera imiyoborere myiza, bakavuga bati uyu mwana yahagarara neza mu nkweto za se nk'uko yabikoze. So rero dukwiye gutekereza tutitekereza nkatwe turiho, tugatekerereza n'abazadukomokaho. Yewe niyo umwana wawe atazayobora, ariko ukavuga ngo hazagire inkuru nziza zizanyandikwaho, hazagire ibiganiro byiza bizankorwaho ntakiriho cyangwa se naranashaje. Birashimishije kubona uyu munsi wa none abantu bakoze 2004 ayo mazina turacyibuka Jimmy Gatete nk'umukinnyi, turacyibuka Karekezi, turacyibuka abayoboraga icyo gihe federation, abayoboraga ministeri, baracyari mu bitekerezo byacu. Kubera iki? Bakuyeho icyari nk'urusika rwatumaga u Rwanda rushoboka kujya mu gikombe cya Afurika. Turacyibuka abakoze 2010 Amavubi ajya mu gikombe cya Afurika tubatarengera 17 agakina finale akajya mu gikombe cy'isi. Turacyibuka umutoza Richard Tarde. N'abantu tukireferaho n'uyu munsi wa none. So rero umuntu ugize amahirwe yo guhabwa ku kazi muri office, ujye utekereza uvuge ngo ko nyirimo nyuma ninyivamo hazavugwa izihe nkuru. N'abayemera ijambo ry'Imana ko ngo uzasiga inkuru nziza imusozi. Si ngombwa ko bari imyaka 10 muri office, 3 wamazemo wakozemo iki. So dukwiye rero guharura amayira tugasiga abantu bibuka ibyiza ku buryo badukumbura. Uzi kugira ngo umuntu ajye kuva mu kazi abantu bose barabaye nk'abarambirwa, umutoza nitumushaka nagende ku cyubundi yongerewe ayandi masezerano byakozwe bitende wabikoze ibyo bintu byose. Donc nje navuga nti rero iyi nzira nubwo itinda, nubwo yadusaba gutegereza kuko hazamo nyine gutsindwa bigasharirira abantu, ariko abantu iyo bari gukora abantu barabibona. Development nziza na ligue nziza, kuko ligue nikomera byanga bikunda ama equipe yacu ku ruhando nyafrika azaba akomeye. Bisobanura ko nakomera azagera hagera abakinnyi bacu bizikora ko bigurisha. Donc bazagenda baperforminge neza au niveau ya continent, basohoke bajye hanze, baba pro bazava mu ko ligue ikomeye.
kuko Karekezi ntabwo yagiye gukina muri Suède aciye handi yaciye muri APR ariko ni APR yashobora gukina ndetse gato Joseph yashobora gukina imikino ikagera muri demi finale y'imikino ya Cup Winners' Cup yashobora gutwara amasekafa yashobora gusezerera za Zamalek Karekezi akagurwa akagenda akajya hejuru akava mu Rwanda direct akajya muri Suède yewe ngo ligue ikomeye iratuma abakinnyi bacu bagurishwa tubona abakuru benshi nkuko birimo biratangira kuba byabaye kuri Mutsinzi Ange Jimmy kuri Mangwende bamugani reka twubake ligue kuko nicyo cyoroshye cyane guhita gikoreka hanyuma tunazamure n'impano genda garuka ku bintu nka bibiri umutoza Hassan yavuze ariko uburyo babyubaka nibyo uyu munsi birimo kugira ingaruka kuri iyo ligue yagarutse ku kintu ngo 70% by'abanyeshuri bamara amasaha menshi cyane bari ku ishuri no yavuze ko nyine ubuzima bw'abana iyo development uburyo uyubakamo nimba ushaka kuzamura football y'u Rwanda uhereye mu bana yagarukaga abisanisha nayo masezerano yarayasinywe nimugoroba ese koko icyo kintu bagitekerejeho ku bibuga byose wabaye mwarimu aho bigishaga ikibuga gihari ni iki uyu munsi ugiye ku bibuga by'amashuri ku bigo by'amashuri aho wabona ikibuga ibyinshi turabizi batemo jardin nta bigo byinshi ibigo byinshi ntabwo bifite ibibuga icyo kintu yakigarutseho nubwo atabisobanuye ngo atajyamo abo bana tuzabazamura nimba koko atinze ku ishuri amasaha hafi nka 10 nangahe ari ku ishuri ku bigo by'amashuri bya segonderi ikibuga kiri hehe tujye muri za kaminuza ibibuga biri hehe iyo development izaturuka hehe icyo ni kimwe ikindi kintu atashatse no gukomozaho nubwo yakirasheho abanyamahanga muri shampiyona y'u Rwanda ni 5 ariko ni 5 abanyarwanda bakaba benshi iyo ligue urwo rugero atangaga Karekezi Olivier Bajimi Murisa 2002-2003 uburyo iyo APR yabagiryana no Jimmy Murisa yarakoraga avuga ati Titus Murama ntanyicaze Mark Sirengo ntanyicaze ariko uyu munsi ugasanga umwana avuga ati to genda titirere genda kina nta kibazo shampiyona y'u Rwanda rero nta kibazo nyifiteho ahubwo kuri Mashami Vincent nubwo yasezerewe nicyo kintu gishaka no kugarukaho ikibazo ntago ari Mashami ntago nyibona kuri Mashami Vincent uburyo iyo equipe y'igihugu volleyball bazanye abanyamahanga batanga ibyishimo why not buri gihe football nibazana abanyamahanga nabo baparikemo basketball bari idakari hari barimo shobozwa byose nindo muhaye baro reba iriya turapo yateye abo banyamahanga muri equipe y'igihugu y'u Rwanda nabo barakenewe yakagarutseho 2-4 tubanze turebe babigeraho 2-4 babigezeho gute uratanga igitekerezo cy'uvuga ko abanyamahanga nabo bagakwiriye kwemerwa bongere bagarukemo icyo we akomoza wenda Joseph cyaba ari ibyo bita quick fix mu mupira cyangwa se no muri siporo ni igihe uvuga uti ntabwo mfite gutegereza cyane reka nkoreshe inzira y'ubusamo yamfasha kubona byibura resultat za vuba noneho ariko ni no gutegura ibintu by'igihe kirambye wenda kugarura abakinnyi b'abanyamahanga bagabwa nationalité bigakorwa neza kuko nubwo byakozwe n'ibyagenda neza muri Dadi Birori yaba ari inzira nyine biba bihenze yaba ari n'inzira yadufasha kugira wenda buryo tubona resultat z'igihe gito ariko solution yizewe irangiye no kubaka ligue ikomeye abakinnyi bawe kandi no kugira politique ya development sinabyiza ko buri gihe twumva ko abanyarwanda batifite mu bushobozi somehow ntago ari byo ako seriga wenda nkubaze warebye equipe zikomeye z'ibihugu kuki ujya gushaka undi muntu kongo yagukoreye uri wakoze wawe byara umwana w'umuntu ko byatunaniye byara n'amezi 9 nawe byaratunaniye ntibyatunaniye bikorwa nabi ahubwo twabikora neza reka by conclusion ni uvuga ngo ni inzira ebyiri nziza zitanga ibisubizo birambye kubaka ligue ikomeye no kugira politique ya development nziza cyangwa tugashaka wa mugani yo quick fix yo kuba twavuga ko ari bamwe twanatihaliza kugira ngo tubone ibyishimo by'abanyarwanda.